None tikwa karindwi Werurwe turahimbaza abatagatifu Peripetuwa na Felicita na mutagatifu Revokati. Uri kumwe nanjye Dani, iyo ni Lumen TV. Reka tubure ku mateka y'abatagatifu Felicita na Perpetuwa Abahowe Imana. Abatagatifu bombi bapfanye n'abandi bamaritiri umunsi umwe. Kuva kera abakirisitu na Kiliziya babakuza kurusha bapfiriye hamwe. Impamvu n'impuhwe bateye benshi icyo gihe n'ubutwari batsindanye abapagani babashishikariza guhakana abakirisitu. Perpetua yari umugore w'umuryango w'imfura abyaye uburiza, naho Felisita yarakimara gushyingirwa atwite, ariko ntibari bazi iwabo kavukire ko yari umucakara wari waraguzwe mu ngaruzwa muheto zaturuka mu mahanga. Bombi bari bakiri abigishwa batarabatizwa, bafatirwa hamwe n'abandi bigishwa benshi. Perpetua yanditse mu maritiri bwabo kugeza ari bupfe, dore ko avugwa uko bababaje atarapfa. Twageze mu buroko, data arakumendahenda ngo ngire imvi ze za kibyeyi, ngire urukundo nkunda, ngire ubwoko bw'imfura mvukamo, ngirire ububyeyi bwanjye bw'uburiza, ngirire umwana wanjye utazashobora kuba atanyose atamfite, maze n'ukwemera gutagatifu senga Imana umwami ashaka ko zisengwa. Nuko ndamurogoya nti dawe urabona aka kabindi gatetse hariya gashobora se kwitwa ikindi kitari akabindi? Atoya, nanjye nuko sineze kuba ikindi kitari ukuba umukirisitu, ndi umukirisukazi rero. Data ngo abyumve ashaka kunoguramo amaso, agahinda n'umujinya byenda kumwica, aramundagura gusa, aho bigeze ahubuka aho yiruka. Nshimira Imana yamunyijije, sinabi yajyaga kurushaho kungirira ari nteye ubwoba, ahubwo n'amagambo yambwiraga yambabazaga. Nuko amara iminsi atagarutse, nkomeza kwihata gusenga no kwiyibagiza ibyo yambwiye. Muri iyo minsi tubona abatubatiza, Imana irankomeza. Aho twari dufungiye mu buroko, data amenye ko bari hafi kuza kuducira urubanza, agaruka kenshi ambwira amagambo ateye agahinda kurusha yamaze kubabwira, anyinginga hafi yo gupfukama. Nuko ngoma kano Kristo, ubwe nabonaga ko aza gupfa mbere yishwe na ntimba, ariko nkomeza kumusabira cyane. Nyuma yaho abafungiye mu bundi buroko burimo umwijima, kandi bunuka, ariko aho bashoboraga gusurwa. Nyina Perpetua na musaza we bamuzanaga umwana bakamwosa akanamuhobera. Felisita we yabyariye mu buroko, akiri ku nda arababara cyane, ijwi riramucika arataka. Umurinzi w'uburoko umupagani aramukwena ati gutaka ububabare bworoshye bwo kubyara, araza gucura iki niba kugabiza ibikoko? Nawe ati icyo gihe n'Imana ubwayo izankomeza ko nzaba ndi kubabazwa kubera kuyihorwa. Felisita abyara umukobwa, umukirisukazi aramutwara amugira umwana we. Atarabyara yarababajwe nuko atazashobora gupfira Imana, kuko itegeko ryabuzaga kwica abagore batwite. Ku itariki ya 7 Werurwe mu mwaka 203 ari nayo bapfiriyeho, bajyana muri afitayateri cyangwa se stade y'ibirori. Perpetua yagiye yishimye, yaravugaga ati nkiri ku isi nahoraga nishimye, mu ijuru nzarushaho kwishima iteka. Barabanje barabakubita cyane, abamaritiri nabo bari bafunganywe bapfira kimwe. Saturini na Revokati bamugabije ibikoko birabatanyaguza, Saturo we bamugabije ingwe iramurya, naho Sekundurusi we yari yarapfiriye mu buroko. Aba bose babatijwe mu buroko kuko bari bakiri abigishwa. Bose kandi ni abanyafurika b'ikaritaje. Felicita na Perpetua bagabijwe ikimasa cyica kigomba kwicisha amahembe yacyo. Babahambiriye hamwe mu rushundura, ikimasa kikabateruza amahembe kikabajugunya mu kirere. Peripetuwa amaze kugwa ajya kubyutsa Felicita wari wavunaguritse kubera kugwa nabi. Ikimasa gikomeza kohereza mu kirere, bakihonda hasi kikanabanyukanyuka nabi. Aho bigeze babaca imitwe. Mbere yo kubaca imitwe, bamaze kumenya ko byemejwe ko rubanda bashaka ko babaca imitwe, barahagurutse barahoberana bifurizanya amahoro. Nyuma basanga mu kibuga rwagati uwaragiye kubica, nuko abica bishimye kandi batuje. Abatagatifu Perpetua na Felicita mudusabire. Dusoje twifuriza abahimbaza abatagatifu Perpetua na Felicita, Revokati kugira iminsi myiza. Namwe inshuti z'Imana kandi bana Mariya, mukomeze kugira umunsi mwiza.